Se ngiye nashaka umukecuru wagize ngo bibaye atari visa aya nashaka icyana none nanjye nzajya nambuka abantu bakifata mu maso. Bese ushatse kuvuga ko umugore ya Syntex ari umukecuru? Umukecuru mwana uriya mugore yashatse muri 2003 we ntabwo ujye ukurikirana. Ufite ubwoba nyine tu nk'umuntu numve kugira ubwoba bari kugira ubwoba. Ese ufite ubwoba bw'iki? Uko ngiye naranumiwe. Ibintu biratangaje biteye ubwoba reka. Ngiye Darbe ndashaka yuko unguriza amafaranga 500 mve ngo mfite ikibazo. Sawa rero. Hello everyone, kanisere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe aho uherereye hose aho muturebera. Nimba uzi ko uri umufana wa Shine TV cyangwa se ureba ibiganiro tubagezaho buri munsi, umva Imana iguha umugisha, ndagukunda ku rwego udashobora kubyumva. Ndagukunda pe, mbivugiye kuri kamera. Nimba uzi ko ushyigikira ibikorwa dukora, nukuri Imana yumve gusenga kwanjye, ibyiza byose bikubeho. Yes, hanyuma rero reka nawe nimba ari ubwa mbere ushobora kuba ugeze kuri iyi channel, please make sure ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana uko tugiye twaploadinga ibiganiro byacu. Hanyuma nurangiza ukore aho ngaho iburyo bwawe, ukore kuri kunzogera, ukore kuri all notification. Ushobora nawe kuba ufite wenda inkuru ushaka kutugezaho, hano hari nimero uri kugenda uzibona hasi, watwandikira cyangwa se ufite n'igitekerezo ushaka kutugezaho ukaduhamagara, iba no kuri WhatsApp waduhamagara twakuvugisha nta kibazo, ukisanzura ukatubwira icyifuzo cyawe. Uyu munsi rero ngiye gukora prank umushuti wanjye, mu by'ukuri n'ukuri ntago abizi, gusa Imana ifasha nyitabe. Ngiye kumuhamagara numve koko kari inshuti nziza. Burya reka tujye tugerageza n'inshuti zacu turebe buryo ki ziba zinamezemo, buryo ki turamutse tuzikeneye ese zadutabara, turamutse koko dufite ikibazo zatwumva zikadutabara. Nicyo kintu ngiye kureba, ariko azanyica. Ngiye guhamagara rero tipe inshuti yanjye yitwa Adams cyangwa se Adalbert. Mu by'ukuri ntabwo abizi. Imana idufashe, ashobora kuba ari mu kazi ariko Imana idufashe atwitabe pe. Ariko ndakeka ari butwitabe, ndumva iciyemo kanze numve ko yitaba, numva kiri gucamo. Yola nkomeze. Ni sawa, umeze gute se? Ni fresh kuhamagaye amasaha. Iyo ngo uhamagaye ntabwo mfite uburenganzira. Namahoro. Namahoro sha, bite se? Fresh kabisa. Ejo aya ni ryari twari turi kuvugana we? Turi kuvugana kuwa gatatu. Kuwa gatatu? Ntabwo twavuganye neza rero, numvaga twaganira. Mbwira. Ikibazo? Meze ute suri he? Harimo mwana. Ako nanjye gushaka ka sandwich muri Simba. Muri Simba? Mbona byatinze tuzinze ibintu byabaye. Se kurya karimani sha nawe ugira inzara. Byukanya. Cyana se biti? Cyana se. Cyaje kwiteza urushinge nyine ya. Ukete byaki. Ngiki? Umuntu akabatera inshinge, umuntu akabasengesha gusa. Amara gusenga akahita. Sha nta muhungu mfite pe. Sha nta musore mfite, nubwo ase wavuye muri ibyo bintu ugafata umugore umwe ukarongora. Ase navuye mushakira umugore ufite amafaranga waramuzi. Urajya ngo mukure. Umugore ufite amafaranga ariko. Umugore ufite amafaranga. Yego, umugore ufite amafaranga rwose. Wese ntayigira. Zina amafaranga mfite. Amafaranga ufite? I'm broke seri. Uziko watuma ndira. Umva ngiye ndumva mbabaye. Serious. I'm broke bro. I'm broke. None isa yikorera ajya hehe? Ayikorera ajya hehe? Mano muri iminsi ufite n'ubukene bwa atani man. Bikwa applying abashaka kwikomereza tu. Ushaka kujya USA ise nawe? Ushaka kwinjira Canada yo. Muri Canada. Se mu bya applying gute? Biriya bintu mbona bagenda ariko simenya ngo nizihe kata. Sinzi inzira bicamo pe.
Abantu ibisanzwe baba aba brokers bakurikirana. No byamenze amafaranga siko ndubigenza kabisa. Ako seka nkubaze. Ari umugore ukunda, ari umukobwa ukunda, gushaka umukobwa ukunda wumva kuko akurimo, sibyo? Ariko ari wa mukobwa nyine ukishakisha udafite amafaranga nyine menshi, ari nyine umukobwa usanzwe akutagize pressure suka vuga nk'umushahara akorera ngahe. Wenda niyo abakorana 200 nta kibazo. 200. Ego. Sibyo? Akora 200 umukunda. Hari nundi mukobwa ufite ifaranga rijejeta nkarya abakobwa bari muri Kigali Boss Babes. Wa mukobwa nabonye agurira umujene akamugurira nk'akabenza. Uwese kumanura nk'akabenzi ka MLS ka miliyoni 15 akavuga ati gusenda muri aka kamodoka. Uwuheze hari umujene nabonye uriya mujene Syntex. Syntex yego. Amsechu sisi afitenga kamu sisi afita kamu byatari we amugurira akabenzi yera. Ariko kubera iki iyo mubonye umuhanzi cyangwa se n'undi musore ashatse mu diaspora muhita mwumva ngo ni visa hanga mukurikiye amafaranga kuki mwumva ko rwaba atari urukundo? Nanjye ari visa nanjye nabyemerere gazo ujya muri ndababyanga. Nyine kuki mwumva ko ari visa, kuki mwumva ko nta rukundo rubiri inyuma? Of course none se ngiye nashaka umukecuru wagize ngo bibaye atari visa. Ayi nashaka icyana none nanjye nzajya nambuka abantu bakifata mu maso. Bese ushatse kuvuga ko umugore ya Syntex ari umukecuru? Ni umukecuru mwana uriya mugore yashatse muri 2003 we ntabwo ujya ukurikirana. Ngiki? Ntabwo yarafite umugabo ngo nje nabonye story ye kuri The Guardian. Yashatse muri 2003 umugabo akajya mukubita mu Bwongereza. Ngakora divorce. Cha rwose nanjye rero wazamundangiye kweri. Ntawe ufite. Nawe pe. Njewe ndi na seriye rwose ntago ninjera muri Canada ntago nzababana nka Safi. Muzakomeza mwubake. Bana twakubaka rugakomera rwose. Okay, none ndi kukubaza ari uwo mukobwa nyine ufite amafaranga, ufite ifaranga yijejeta. Nukumpara umukobwa ufite amafaranga ari ibintu by'amafaranga. Ukunda se n'ibiki byo ngibyo kuvuga byo gukora n'ibiki. Umugore ufite amafaranga y'umukompara n'ibintu by'amafaranga. Adabesha ko nta rukundo ugira nshuti yanjye. Umugore ufite amafaranga y'umukompara n'ibintu by'amafaranga. Ndagira ngo nyine ndakubwire. Bibona n'umujene nkuriye barabakubwiye ko bakora n'amafaranga menshi. Nyine bafite amafaranga ariko we ntago uzuru. Utigura n'akakorora ka miliyoni 3 byivuze nawe. Urukundo ntago uzi icyo ruvuze. Ntago wowe ntago uruzi banse utarakundaho. Urukundo ni iki Imana? Urukundo mbabarira urumbarire uri nkuko. In terms of money. Umubwire ngo urukundo rupima ibiki. Uzabyumva nshuti yanjye uracyari muto. Turashaka amafaranga mwana byihore. Umva rero ikintu nengo amagara inshuti yanjye. Buretse kurya utavugana ibiryo mu kanwa ndakwinginze. Uramufite se? Indese. Uramufite? Ngiye aba diaspora baruzuye pe. Ngaho sasa mwana mbabari umva bya. Wabaye nzaguha komisiyo. Nzaguhinjaho. Reka ngiye ntago ncuruza abantu. Ndakumva? Oya none sibyo no gucuruza abantu. Mbese nzaguhe pasi. Ni pase y'icyara Imana nje ndi naseriye n'ukuri. Umwana ndamufite. Yaba ari umukecuru utabyara nje nta kintu bimbwiye. Uri kumva? As long as ashobora kugira. As long as ashobora kumujene. No. Isabara hari njye numva ngo barari ikibazo niba baba he ngiye naramuze. Okay, sawa no kugira ngo rero nzaguhe pase y'umusheri. Uti? Kugira ngo nzaguhe pase y'umusheri nyine. Hari ikintu nashaka kukubwiza. Kugira ngo uzayime? Oya naga ariyo mpamvu nyine hari ikintu nari ngwamagari. Uva ari ukwiba ngiye nabikora nuko kw'Imana paka ukayima. Niyo byaba ari ukwiba. Ngira ikintu niba yaba ari kukuzanira ikintu nyine kikomeye nakikuzanira. Shaho mutipa akeneye diaspora kabisa. Se baraba baby bararenze bigezaho. Abajene hari umujene wanjye z'ubundi.
yashakanye n'umupeti uvuye Canada gutya y'abantu umusore n'umukuru cyane kize byatari ako urumva ntago ari mukuru ariko nanone ni mukuru tu umukobwa anaje de combien de 35 de 36 urumva ntago ngo 35 ntago akuze uwo mukobwa urumva ntago ari mukuru cyane ariko uwo yashatse ni mutoya mu gisho w'icyenda gatanu nanga ni mutoya ya uriya ni ntuzare mugisha master wa Rayon Sport ese mu kirere cyawe cyari icyo gitwaye ntacyo gitwaye wamba bari ukakishakira ko nanjye usaba icyo ushaka gukora cyose ndugikora okay reka manze nyigusabe none aha rero ndashaka umva Darbel inshuti yanjye suri inshuti yanjye ushaka iki suri inshuti yanjye yego mwana umva mfite ikibazo mwana ko nteye ubwoba ko maze kugira n'ubwoba mfite ikibazo pe ikibazo mwana mfite ikibazo kandi nta wundi muntu wakinkemura okay wenda barahari ariko niwe ntekereje mu ba mbere uri gukeka ari ikihe ni ukuri kw'Imana ufite ubwoba kaparike ku ruhande parika ku ruhande ni ukuri parika ku ruhande tubanze tuvugane uraparitse iyo naparitse okay uri gukeka ari ikihe kibazo mfite Darbel mushakira izina ry'Imana ufite ubwoba nyine tu nk'umuntu numve kugira ubwoba baranga kugira ubwoba ese ufite ubwoba bw'iki uko ngiye naranumiwe ibintu biratangaje biteye ubwoba reka kubera iki you come up to me ubundi twabaga tuganira ibintu bisa yego no you come up with a serious problem shambwira ndagufasha uramfasha umva nubwo watangiye wivugishwa ngo ni amafaranga ufite ngiye Darbel ndashaka yuko unguriza amafaranga 500 mve ngo mfite ikibazo kandi kiri seriye umva umfashe amafaranga nimba yafite umbabarero yame 500 kandi ndabizi ntago wayabura umuntu w'umusore ufite akazi ntago wabura 500 no kuri konti Uziko ntago nayabura kwera ntago wayabura sawa rero kuza timing ayo mafaranga ntago nayabura sinakubwije boro byo ndi kwa applying ntabwo ayo mafaranga ntago nayabura as well okay ntago wayabura voilà je boro ndi kwa applying amara wallahi ibintu ntago biri gushoboka ntago ari njyewe kuko urumva ukuri amafaranga yose narayatanze ubu ngubu ikintu ntegereje ko ejo bundi bajya kudukubita contract mfite mfata ideni rya miliyoni 12 ayo mafaranga niwe namaze kubarira ubu ngubu ikintu ntegereje nukubona mana ndumiwe nta nshuti mfite pe inshuti z'iki gihe babivuze ukuri iyo uri mu bibazo nibwo babona Darbel uri kunyumva uri kunyumva wikwiburisha rezo ukuva mureze ndikubura rezo uravuga okay sawa rero Darbel reka ndikukubwira okay ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya tuvugana uri live kuri Shine DTV urumva mari ibintu biri private way ibintu ntago that's the truth oya man that's the truth urumva mari biri private way talk to you privately man oh my god nzajya mbafatira hano abantu bamenye inshuti mfite batamaze bagiye kujya babona inshuti zanjye babone nyine
ndumiwe gusa ndumiwe ntago wabinkora yes wenda bigukoze rero nzi ubwo wabipostinga mva mu kanya rero ikiganiro nkohereje link ibyo byaba ari ubugingo abantu kuko Imana twashwana nta kibazo dushwane that's a private man that's a private what a private kuba nkugujije amafaranga ukayanyima it's a private ese ubu yakwimye ko ariko ntafite ntuza ntafite means kuba nyine okay nago nyakeneye pe nago nyakeneye nyine it's a plank Imana urabizi ko mutubanje amabyara mbabarira ntabwo ibyo daringa ndabigukoze ahubwo gira ikintu ubwira abakunzi bacu nanagusezera nizere ko ikumbeshya ariko otherwise nakuniga uzaniga uzanyica nta kibazo ahisa nkupa mwayonye arankupye murebe inshuti dusigaye dufite inshuti nk'aba ngaba inshuti ugira mu kibazo ntibe yagufasha okay wenda barashoka ko nta mafaranga afite da ariko ku buryo atabura kuvuga ngo basi fata 50 sibyo wenda ntafite fata 50 ayandi 450 rero unzu yago ntago nyakeneye amafaranga nta kibazo mfite ariko nagira ngo ndebe who is my friend ariko ndamubonye nzajya ngenda n'abandi mbahamagara muzumirwa yes hanyuma rero reka ngushimire wowe wafashe umwanya ukareba iki kiganiro God bless you nimba rero wibagiwe gukora subscribe iki nicyo gihe ngo uyikore asigaye dukomeze tubane uko tugiye twa uploadinga ibiganiro ndabakunda cyane mwa